ndagira ngo nkubwire ngo abantu bagushize Yesu aje kuhagukura. Hahandi Satani yakwicaje Yesu aje kuhagukura. Ibibazo byose uri gucamo titiriza Yesu. Hamagara Yesu ntucogore, hamagara Yesu nturambirwe, hamagara Yesu ntucike intege. Bakunzi b'Igikiriro TV, twongeye kubaramutsa. Umwami Yesu abane namwe. Ni Pasiteri Odette wongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, twahaye umutwe uvuga gutitiriza Imana. Ushobora kugira ikibazo ukabwira umuntu, ukabwira inshuti, ukabwira umuvandimwe ntakumve, ariko wabwira Yesu akabasha kukumva akagusubiza. Iryo jambo riri muri Luka ibice bya 18, turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 8. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo aravuga ngo umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko hageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo rivuga ku bantu babiri. Iri jambo ry'Imana rivuze ku mucamanza, rivuga no ku mupfakazi. Uyu munsi wowe ni wowe ubwawe na Yesu tugiye kuganiraho. Haleluya. Ijambo ryatubwiye uburyo ki uyu mupfakazi yari afite ikibazo. Yari afite ikibazo kimukomereye. Birashoboka ko yari afite ideni, birashoboka ko yari afite intambara, birashoboka ko yari afite imanza, birashoboka ko yari afite ikibazo kimugoye. Ariko uyu mupfakazi nta wundi wagombaga gusubiza iki kibazo cye uteretse umuntu umwe, ari uyu mucamanza. Haleluya. Nawe rero ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none ikibazo cyawe, urugamba rwawe, intambara zawe, nta wundi wabasha kubisubiza uteretse umwami Yesu. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo nuko uyu mupfakazi arangije arareba, abona ko uyu mucamanza ari ufite igisubizo cy'ikibazo cye, ngo aragenda ajya kuri uyu mucamanza. Haleluya. Uyu mucamanza niwe wenyine wagombaga kumwumva akamutabara, niwe wenyine wagombaga kumwumva akamusubiza, niwe wenyine wagombaga kumwumva akamurwanira urugamba yari ari kurwana. Haleluya. Nuko aragenda aricara. Ijambo ry'Imana ryongera ratubwira ngo uyu mucamanza ntago yubahaga Imana. Haleluya. Nta nubwo yitaga ku bantu. Ngo arangije, haleluya, umugore aragenda aricara aramutitiriza. Haleluya. Aricara, umucamanza yamusohokeraga akagenda. Imana ishimwe. Yagaruka agasanga wa mupfakazi aracyaraho. Umupfakazi ntigeze acika intege, yarakomeje ararindira, aravuga ngo byange bikunde igisubizo cyanjye aho kiri ndahazi. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe igisubizo cyawe aho kiri urahazi. Igisubizo cyawe kiri kuri Yesu wenyine. Rabbi Nivopaya Shine. Igisubizo cyawe kiri kuri Yesu wenyine. Ntucogore, ntutinye, nturebe ngo ibintu bimeze nabi, nturebe ngo urugamba rutinzemo, nturebe ngo ikigerezo cyawe ntikiri gusubizwa. Imana yavuganye nawe, yakubwiye ko itazagukoza isoni, yakubwiye ko izakwishyurira iryo deni, yakubwiye ko izakuburanira, yakubwiye ko izaguha akazi, yakubwiye ko izakurwanirira. Haleluya. Ibibazo byose uri gucamo titiriza Yesu. Uyu mupfakazi arangije arakomeza ararindira, aravuga ngo bibe ukwezi, bibe umwaka, igisubizo cyanjye aho kiri ndahazi, nzi neza yuko kizasubizwa n'uyu mucamanza. Haleluya. Nuko umucamanza harangije yigira inama, aravuga ati uyu mupfakazi kubera ko ahora iwanjye iminsi yose, ahora aza
bizandushya. Arangije aravuga ati uyu muntu nintamurengera n'ubundi azakomeza kundusha. Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mbese umwami Yesu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Mbese ufite kwizera kuko Yesu wawe yarangiza ikibazo urimo, yarangiza intambara uri kurwana, yarangiza urugamba uri gucamo. Oh haleluya haleluya. Nuko ijambo ry'Imana riratubwira ko tugomba gusenga niturambirwe. Twarasenze turasengerwa, dufite amasezerano nawe urayafite. Hari iby'Imana yakubwiye, Imana ikakubwira ngo nzakugirira neza, ikakubwira ngo nzagutabara, ikakubwira ngo urugamba ruzarangira, ikakubwira ngo ayo marira nzayahanagura, ikakubwira ngo iyo deni nzagishyura, ikakubwira ngo nzakurwanirira. Ariko wibona ko bitinze, komeza utitirize Yesu, komeza usenga Imana, wiyirisha ubusa. Haleluya. Ufata ibihe byo kubana na Yesu. Rabbi nivo shayini mora risisi ya mando ya sika. Haleluya. Ufata ibihe byo kubana n'Imana. Wowe udukurikiye, ikibazo uri gucamo cye kugucogoza, wicogozwa n'ibihe, wicogozwa n'intambara, wicogozwa n'ibigeragezo. Uyu mucamanza arangije areba uyu mupfakazi amugirira ibambe. Yesu nawe niko dutunze. Yesu aratureba, akareba mu bibazo turimo, akareba uburyo tumushaka ku manywa na nijoro, akareba uburyo tumusenga. Yarangiza ku kibazo cyawe akaza akaguha igisubizo. Yesu wacu ntabwo ajya arambirwa. Yesu wacu ahora ateze amatwi kugira ngo yumve gutaka kwawe. Haleluya. Bibiliya yaravuze ngo hamagara noneho hari uwakumva. Nyemerera uhamagare Yesu, nyemerera utabaze Yesu. Mu kibazo cyawe hamagara Yesu, mu ntambara zawe hamagara Yesu. Yesu yiteguye kukumva, Yesu yiteguye kugutega amatwi, Yesu yiteguye kugusubiza. Hamagara Yesu ntucogore, hamagara Yesu nturambirwe, hamagara Yesu ntucike intege. Mu rugamba rwawe hamagara Yesu, mu bigeragezo byawe hamagara Yesu. Haleluya haleluya. Aya madeni we kwiha rubanda, hamagara Yesu arakwishyurira. Yesu afite inkunga nyinshi yagutera kugira ngo uve mu kibazo urimo. Halabinivo. Imana ishimwe. Yesu afite amafaranga, konte zose Yesu ni uzitegeka. Ndagira ngo nkubwire ngo diplome yawe uyu munsi Yesu yayihesha agaciro, ukabona akazi keza. Haleluya haleluya. Uyu munsi Yesu yagukura mu bukode, uyu munsi Yesu yagukura mu buzima urimo. Wowe titiriza Yesu, umutitirize ntucogore, umutitirize ntuva aho ari. Uramenye, wemerere Yesu wenyine, umusenga utamubangikanyije. Imana ishimwe. Yesu icyo ashaka ni ukukugirira neza. Yesu umugambi afite ni uwo kugutabara. Yesu misiyo afite niyo kukurengera. Yesu misiyo afite niyo kugira ngo udakorwa n'isoni. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mbese umwami Yesu, haleluya haleluya, uko yagenjereje uriya mupfakazi, Imana ishimwe, ntazarengera intore ze zimutakira ku manywa na nijoro. Ndagira ngo nkubwire ngo abe ku manywa uhamagara Yesu, habe nijoro uhamagara Yesu. Ntucogore, ntucogore, wakomeza utitirize, usenge wongere usenge. Haleluya. Nusenga umenye ko yumvise, ariko ntucogore, ukomeze usenge, ukomeze umuhamagare, ukomeze umutabaze. Imana itugirire neza. Nutabaza Yesu araza yige ku kibazo cyawe. Nutabaza Yesu umutabaza ufite kwizera, kuko uri kubwira ntabwo ari umuntu, uri kubwira arumva. Yamaze kumva kandi araza agakora. Oh haleluya haleluya. Yesu iyo yakoze biramenyekana. Imana ishimwe. Yesu naza ku buzima bwawe, muri karitsiye utuyemo bazabimenya. Haleluya haleluya. Yesu naza mu baturanyi bazabimenya, mu muryango wawe bazabimenya. Bazamenya ko Yesu yageze iwawe, bazamenya ko ubuzima bwahindutse. Aho Yesu yageze amateka arahinduka, aho Yesu yageze ibyanze kwemera biremera, aho Yesu yageze intambara zirarangira, aho Yesu yageze ibibazo bikurwaho. Oh haleluya. Imana ishimwe cyane. Dufite Imana yumva amasengesho nshuti yanjye. Imana dusenga ijya yumva amasengesho. Twabonye abantu benshi cyane Yesu yagiriye neza, twabonye
twabonye abantu batindanye na Yesu, Yesu abakura hasi arabazamura abashyira hejuru. Twabonye abantu Yesu yahanaguye amarira, twabonye abantu Yesu yahinduriye izina, twabonye abantu Yesu yatabaye. Haleluya. Abo ngabo bari bababaye, batitirije Yesu arabasubiza. Abo bari barwaye Yesu yarabakijije. Tuzi ko Yesu ni muganga, yakijije indwara zikomeye. Tuzi indwara nyinshi Yesu akiza, nta ndwara n'imwe imunanira. Yesu yaje kuvura, avura indwara iyo ari yo yose. Haleluya. Icyo usabwa ni ukumwizera, icyo usabwa ni ugutitiriza Yesu, warangiza ukagerekaho kwizera. Izere Yesu wenyine. Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe. Yesu ni umara intambara zose. Yesu ni uhanagura amarira. Yesu ni ubasha gukuraho imisozi. Uwo musozi uri imbere yawe, uwo musozi ubona ukubereye ikigeragezo, uwo musozi ubona utinzeho, hari Yesu uje kugukuraho, hari Yesu uje kugutabara, hari Yesu uje kuguhanagura, hari Yesu uje kugukura. Haleluya. Aho abantu bagushize Yesu aje kuhagukura. Hahandi Satani yakwicaje Yesu aje kuhagukura. Wowe merera Yesu, nurangiza wizere. Ijambo ryatubwiye ngo haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Haleluya. Ryatubwiye uburyo umupfakazi atigeze acogora. Haleluya. Ngo mbese nimwabonye ngo ibyo umucamanza ukiranirwa yakoze. Umucamanza ukiranirwa yagiriye impuhwe uriya mupfakazi. None se Yesu umwana w'Imana ni gute atakugirira impuhwe? Haleluya. Ni gute Yesu atakurengera? Ni gute Yesu atagutabara? Wasenze ugashyiraho no kwizera. Imana itugirire neza cyane. Yesu wacu ashoboye byose. Yesu wacu akura ku buzima urimo. Haleluya, haleluya. Tugiye gusengana, tugiye gusenga, duhamagare Yesu akongerere kwizera. Wewe warucitse intege kubera ibigeragezo, wewe wabonaga nta kwizera ufite, ongera uzamure kwizera. Wizere ko Yesu uri muri wowe, nta kintu kimunanira. Wizere ko Yesu uri muri wowe, ashoboye ibintu byose. Wizere yuko urugamba uri kurwana Yesu aje kururwana akarurangiza. Wizere ko iyo deni Yesu aje kuryishyura. Wizere ko ubwo bukode Yesu aje kubugukuramo. Wizere ko ayo marira Yesu aje kuyaguhanagura. Oh haleluya, haleluya. Urwo rubanza rwawe Yesu aje kuruburana. Izo ntambara zawe Yesu aje kuzirwana. Imana itugirire neza. Hari Yesu uje kuguhindurira amateka. Haleluya. Yesu naguhindura amateka. Bizamenyekana ko ari ukuboko kwiwe kwabikoze. Bizamenyekana ko atari imbaraga z'amaboko yawe. Bizamenyekana ko ari Yesu wabyikoreye, kuko ndahamya neza yuko haleluya bizamenyekana. Abantu bazabimenya, bazatangira babazanye. Haleluya. Wa wundi bwa buzima yararimo, wa wundi za ntambara yararimo, ingorane za buri gihe wari ufite, Yesu nagera iwawe bikarangira, bazabimenya bavuga bati nta wundi wamutabaye ni Yesu. Wowe wirinde kumubangikanya gusa. Haleluya. Ukurikire Yesu utamubangikanyije, umusenga umutitirize, abe ku manywa be na nijoro. Utitirize Yesu wawe, umubwire ikibazo cyawe, umubwire ikibazo cyawe. Nturekere kukimubwira kugeza igihe Yesu agisubirije, nawe ukazabasha gushima Imana. Reka dusengane Imana. Turagushimye Mwami Yesu, turakubashye kuko nta ndi Imana ihwanye nawe. Tugushimiye ijambo ryawe, Mwana w'intama w'Imana nzima. Twasomye ijambo ritubwira ku bantu babiri, umupfakazi n'umucamanza. Iyi saha ndakwingize wa Mana we, aba bantu bari kumwe nawe Yesu, unyemerere uzabazamure kwizera mu bibazo bafite, mu ntambara bari kurwana, mu bigeragezo bari gucamo. Nta wundi wabisubiza, nta wundi wabarengera, nta wundi wabarwanirira uteretse wowe Yesu. Yesu nzi neza ko ushobora byose. Nkweretse abababaye, nkweretse abashonji, nkweretse abafite imanza, nkweretse abafite intambara, abageragejwe n'ubuzima, abafite ibibazo by'uburyo butandukanye. Iyi saha ndabasengeye mu izina rya Yesu, uko arengeye uriya mupfakazi yarasumbirijwe n'ikigeragezo, nta wundi muntu wari kumurengera, ariko ageze imbere yawe urangije uramurengera. Aba bene data bose bakurikiye Igikiriro TV nabo barengere, ubahagarareho, tuzumva amashimwe, tuzumva bavuga gukomera kwawe, kuko nta Imana ihwanye nawe. Urakoze, turagushimye Yesu, ngo ukomeze ushyirwe hejuru, ubane nabo none iteka ryose. Amen.